cyangwa cyane agaciro ni amavuta. Ubundi baravuga ngo agaciro no kubaha Imana byose bizaza ari inyongera. Ibintu byose bizaza ari inyongera. Twagiye rero tangira usuhuza abantu badukurikiye kuri uyu munsi. Ndabasuhuje inshuti zanjye, Imana ibaho umugisha. Nitwa Mugiraneza Narcisse, ndi umusore. Ndashima Imana rero, ndashima Yesu Kristo ko yambye ku musaraba munyuma akancungura akeza ibyaha byanjye. Umwasenge nitwa umwana w'Imana. Ndabasuhuje inshuti banjye mu mujyi wa Kigali, abari mu Kinini, ahantu hatandukanye, abari muri Amerika, abari mu Bushinwa, mwese mukunda kumwekera ku mashini atandukanye. Muri inshuti zanjye ndabakunda namwe murankunda, muri Imana komeze kubana namwe. Rero nabazaniye ikintu bita amakuru adasanzwe, ngiye kuyababwira mu kanya gatoya. Karamwa no kuri kuna ayo makuru tuba tuyakunze, tuba tuyategereje cyane, tukavuga duterekana n'ayo makuru tuyumve. Dutera agatebe mu magambo make. Ndabasuhuye ni ugutera agatebe. Ni ugutera agatebe mukicara mugashikama kuko ni Imana iyo yavuze ngo nzabikora izabikora. Rero aka kanya tuvugana ya masaha ya 8 ngiyewe mvuye kuzana amakuru adasanzwe uko nanjye urumva ayo makuru mbanyarimo. Ariko barabwiye ngo mugomba gutera agatebe ukiva mu kawugifungura video, ugomba kwicara ukayireba kugira ngo wumve amakuru mashyashya mwuzaniye. Rero umukobwa wacu witwa Vestine, ubu tuvugana inama yatangiye gutangira. Yatangiye gutegurwa, ndi kubona ibintu bimeze neza, bari kugenda bategura ibintu bitandukanye. Ewana buzaba ari ubukwe buteye ubwoba, buzaba ari ubukwe bukomeye cyane kuko uriya mukobwa yasenze Imana. Rero umva ubukwe cyangwa se inama y'ubukwe irimo gutegurwa. Yego iri gutegurwa kandi twongere tubasuhuze bacuti bene data guturuka hirya no hino, abari akagaruka n'umugisha kujya tujya tubana gutya ku manywa na nijoro, twarangiza tukaganira ku buryo butandukanye, tukareba situation zaba ziri hano hanze, twarangiza tukagira amakuru dutangaza. Twebwe mu buzima busanzwe ntabwo turi abanyamakuru, ahubwo twe dutangaza amakuru kandi nabyo biremewe. Hanyuma rero ndabasuhuje muri hirya no hino muri kino gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, Burasirazuba n'Iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Turabasuhuza n'abari mu bihugu byo hanze. Hari abajya bakunda gukoresha translation kugira ngo babashe kumva n'ururimi rw'urunyarwanda. Ni umugisha rero kuba turi kumwe na Emmanuel Nganji, turi kumwe kuri Nganji Official ndetse na Umukunzi Live TV. Umukunzi Official ni channel nziza irimo gutambuka ibintu by'urukundo. Hariho n'umuhungu muri iyi minsi urimo gushaka umugore. Namubonye. Barayimubonye nimugoroba kabisa, avuga ati ndashaka umukunzi uri ndayari ninde. Nayibonye namubonye. Umukunzi Official rero nayo muyisure, mugende mujye mukora share, subscribe uriya muhungu, murebemo nimero zanyuma nimurangiza mu muhamagare, mukundane rwose biremewe. N'abandi tuzagenda tubabazanira mu minsi iri imbere, barimo kutubwira ngo tujye kubakoresha ibiganiro, nabo barashaka abakunzi wo tuzasanga afite behavior usihura n'iyindi, tuzajya duhita tubahuza. Twebwe icyo tugomba gukora ni uguhuza abantu, nayo ibyo kubaka ngo ntago bitureba. Kazura sa neza. Murakoze cyane, Imana ibaho. Ayo ngani amavuta y'Imana cyangwa ni agaciro ni amavuta. Ubundi baravuga ngo agaciro no kubaha Imana byose bizaza ari inyongera. Ibintu byose bizaza ari inyongera. Twagiye rero tangira usuhuza abantu badukurikiye kuri uyu munsi. Ndabasuhuje inshuti zanjye, Imana ibaho umugisha. Nitwa Mugiraneza Narcisse, ndi umusore. Ndashima Imana rero, ndashima Yesu Kristo ko yambye ku musaraba munyuma akancungura akeza ibyaha byanjye. Umwasenge nitwa umwana w'Imana. Ndabasuhuje inshuti banjye mu mujyi wa Kigali, abari mu Kinini, ahantu hatandukanye, abari muri Amerika, abari mu Bushinwa, mwese mukunda kumwekera ku mashini atandukanye. Muri inshuti zanjye ndabakunda namwe murankunda, muri Imana komeze kubana namwe. Rero nabazaniye ikintu bita amakuru adasanzwe, ngiye kuyababwira mu kanya gatoya. Karamwa no kuri kuna ayo makuru tuba tuyakunze, tuba tuyategereje cyane, tukavuga duterekana n'ayo makuru tuyumve. Dutera agatebe mu magambo make. Ndabasuhuye ni ugutera agatebe. Ni ugutera agatebe mukicara mugashikama kuko ni Imana iyo yavuze ngo nzabikora izabikora. Rero aka kanya tuvugana ya masaha ya 8 ngiyewe mvuye kuzana amakuru adasanzwe kuko nanjye urumva ayo makuru mbanyarimo. Ariko barabwiye ngo mugomba gutera agatebe ukiva mu kawugifungura video, ugomba kwicara ukayireba kugira ngo wumve amakuru mashyashya mwuzaniye. Rero umukobwa wacu witwa Vestine, ubu tuvugana inama yatangiye gutangira.
tangiye gutegurwa ndi kubona ibintu bimeze neza bari kugenda bategura ibintu bitandukanye ewana buzaba ari ubukwe buteye ubwoba buzaba ari ubukwe bukomeye cyane kuko uriya mukobwa yasenze Imana rero umva ubukwe cyangwa se inama y'ubukwe irimo gutegurwa yego iri gutegurwa kandi ikindi muri ubwo bukwe hazazamo abantu bafite ikarita noneho urukumva ni ikarita twaravuze ngo uyu mukobwa wacu tugomba kumushyigikira kandi Imana ikazabana nawe kugira ngo rero twirinde abantu nyine babaza batatumiwe kuko bafite ikarita ese buzabera mu Rwanda cyangwa buzabera muri Burkina Faso aravuga ngo buzabera mu Rwanda abandi ngo ni muri Burkina Faso ubwo bwa Vestina nyirizina buzabera byanga byakunda ubukwe bwo buzabera mu mujyi wa Kigali buzabera mu mujyi wa Kigali ubwo byanze bikunze n'izo nama zose zigomba kujya zibera mu mahoteli buzaba buri mu mahoteli muri Marriott ahantu hatandukanye mu mahoteli ahantu nyine heza cyane iyo nama y'ubukwe igomba kujya ibera ariko ngo uriya mugabo we n'umujeje tafara afite inote mwana afite amafaranga kabisa urumva nanjye rero nkanjye nabwo muzambazana amakuru nimugoroba nari nibereyeyo turi gutegura inama y'ubukwe turi kuvuga ati bigomba kuzagenda uko ibintu bigomba kuzagenda uko ibintu by'amagambo wapi ntabwo tubishaka mu bukwe ntabwo tubishaka abanyamagambo wapi abanyeshari wapi tugomba kubasengera Imana ikabatatanya akaza umumaro niyo mpamvu ndi kubabwira ngo rero ubukwe bwe hazaza umuntu ufite ikarita ukumva umuntu ufite ikarita niwe ugomba kuzaza mu bukwe urumva rero ayo makuru umuntu abazana babwira abanyarwandakazi umukobwa wacu witwa Vestina tugomba kumushyigikira kandi dukomeza tukamusengera tukamwereka Imana kugira ngo Imana izabane nawe muntu rero ugirisha ari Vestina cyangwa kubwira ngo urekeraho ngo ko Imana iri kumwe nawe urakumva ubonye ukuntu bamukaragiye cyo bita kumukaragira nyine cyangwa se abamarika b'Imana bamuriho rero gutamuka avuga ati kabisa ndi kubona Imana iri gukora Imana iri kumwe nanjye rero umuntu umufitiye ishyari Vestina kuvuga ngo washatse umusaza aho ya Vestina rero mushiki wacu genda ushake Imana izabane nawe uzabyara abakobwa n'abahungu Imana izagushyigikire Imana izabane nawe aho ngurikiranye ariho hose ndabizi neza ko ugira ibiganiro byanjye ndi kukubwira ngo amahoro y'Imana ajya kumeza kubana nawe ntuzite kuba zaguca intege bakubwira ngo dore ko byanatangiye kuvuga ngo numvishe n'amakuru bavuga ngo ngaratwite nagatwite ibyo ni ukumubeshyera rero urumva amakuru mba nyafite kandi ku gihe babwira ngo hazaza umuntu ufite iki ikarita yanditseho ko ubwo bukwe azabutaha utayifite aba yari hanze harabihaniye ariko ko ngo uriya mwana rwose uriya mwana ari mu gupfa ari hagati y'urupfu n'umupfumu cyane urumva rero barabihanuye ko rwose ngo nta kindi asanze ari urupfu harimo abantu bajya babihanura baturutse hirya no hino se hari amakuru ava ku Mana cyangwa reka no ibintu by'amashyari gutyo gusa biterasi bakarundanya bagashyira hariya rero urumva iyo umuntu ari umusitari ikindi akunda gusenga urumva Satani ntabwo yabura kudahaguruka ngo amurwanye avuga ukuntu bizajya undi se kangubaza niba Imana yarateguye ngo mwana wanjye uzakora ubukwe uzabukora no kuri Vestige no kure ubukwe bwaba amahoro Imana iragushyigikiye kandi natwe b'abanyarwanda tukuri inyuma ureka kwita ku magambo bakubwira ahubwo utumbire Yesu wamenye ukomeze kumusenga Imana izakugereza kandi Imana izakubakira urumva ubukwe n'ubwe kuntu uzabumeze uzaba ari mu kintu bita akarasise k'abamarayika batambuka rwose bari kumukaragira vuga ati ubukwe nubwo mujepe ubukwe nubwo mugenerali ubukwe n'ubugande azakora ubukwe bwiza cyane kuko nabonye imiteguro imeze nawe kabisa abantu babirimo bari mu nshingano zabyo bameze nabo ngo barimo kujya bagenda babitegura hirya no hino cyane babivugaho cyane bagenda badiscussing about yabyo wese ntabwo waba wabashije gukurura amakuru ye ngo umenye ahari imyiteguro gutya rero Vestina urumva ahantu ari aratuje ni umusitari ni umusitari cyane urumva bari muri hoteli ari kuruhuka ari kwitekereza rega ni umusitari basanga ari muri hoteli ariko muri no minsi ushobora kuba warutse ari ahantu nko muri hoteli nyine akayaga yumva akayaga ahantu kumutuze kugira ngo ubukwe buzagende neza icyambere ni amakuru rega urumva ubu tuvugana rwose Vestina umukobwa wa Yesu uri imbere muri hoteli
ameze neza rwose ubu ari kwitegura ubukwe dore yuko ahantu aba ari nawe ntabwo aba ari hamwe ubona ko ari umukobwa ushaka kumenya ibintu byose mumeze bite ko mutari gukora gahunda izi n'izi bigeze he urumva ari umukobwa urimo byose urumva rero ubwo ari gutambuka ari ahantu henshi hatandukanye aba ari kugenda kubita agatima ubukwe bwanjye akagenda abaza abantu wowe nagushinze ibi n'ibi bimeze bite ko ndayimitegura kunuko Vestere rwose ameze neza harya ubundi ubukwe bwe ni ku itariki zingahe z'ukwa kangahe ni mu kwa karindwi yego mu kwa karindwi nibwo afitemo ubukwe yego tuzajya dukomeza kugenda tubikurikiranira hafi tugenda duca tubyumva rwose uyu mukobwa w'Imana ahubwo se amakuru mfite uriya muri umuntu buriya nawe mu myaka utaha bwana yaza bakoze ikirori kada baragomba gukora ikirori kabisa akono kuri kw'Imana imisigati ibonye abakongozi bari abantu ntago babutonoye noneho reka mubwire najyaga mvuga ati Mana uyu muntu ushaka tuzakorana ikiganiro sinzi ikintu tuzayikora nawe Vestina akiri umukobwa rero naramukunze cyane birangira numva ngo bafashe irembo byarangiye numva ngo bayifashe kabisa no kuvuga ati umuntu ashaka ko dukorana ikiganiro uyu Vestina avuga ati rwose Vestina ndagukunda cyane bimeze biti ariko ngiye kumva numva ngo bafashe irembo asubira yari kukwemera Mana ngakunda amafaranga nyamara Yesu yari kuzamo yari kunyemera erega nagiye kujya mbo umustar oya biragaragara noneho kujya mbo umustar kabisa arabavuze ko gahungu b'inzobe muri imbwa yari kamubwire ganje ibyo bintu baba bavuga rero nshaka kubabwira ngo bashyire agapira hasi ntabwo ari bose ubundi urukundo rwaje ruba rwaje nk'ubu ngubu yese avuze ngo uriya musore kazungu ugira neza ndategetse mukunda Mana we yaza no kunyishakira kaza akavuga ati wa muhungu witwa mugira neza ari hehe ko ari ikintu Imana numva iri kumbwira akambwira ati ndagukunda cyane ati I love you nayo ngo ati I love you kabisa I love you ako rero naramukunze ariko numvishije amakuru ngo bavaje gufata irembo yo netse ncika intege ubundi se irembo wowe wigeze uryumva ko wumvise urukiko numvise urukiko ariko nakomeje gukurura amakuru nubwo wenda ategeze ajya hanze cyane ariko nakomeje kurura amakuru ko irembo ryabaye kuko nyine bagiye babikora mu bwisho nyine kugira ngo kubera ko nyine mu buryo bwa prive yego kubwo umutekano wabo ariko irembo yumva igarabaye rero naramukunze bavuga ati rwose ndashaka kuzakora nawe ikiganiro kuri YouTube cyangwa no kuri televiziyo ariko ntabwo bizabazo ngo ndi gukora nawe ikiganiro tuzagikora bavuga ati Vestina bimeze bite turongeye turabona nyamara Imana komeze kubana nawe urumva rwose nyuma y'ubukwe bwe tuzakorana ikiganiro ndabize neza ko Imana izabikora azahita ajya muri Amerika azamusangayo aravuga ko ndaramutse nakorewe ubukwe mu Rwanda azahita akomeza ajye nyine hariya no kurura mugabo we byanga byakunda mu gihugu cy'uramugabo ngo bazakivamo burira indege bagana hehe itazi byanga byakunda ganje muri USA nubwo ariko ko nabanye ari heza mwana uriya mugabo we afite ikintu bita amafaranga ateye ubwoba afite ama etage hanze afite ibikorwa byinshi cyane kabisa ewana Imana ikomeze ibahezagire gusa Imana ikomeze kubana nabo urumva rero ayo makuru niyo narinzanye n'ubutanzagena nzara andi makuru adasanzwe nyabazanira babwira ngo icyo musabwa no gutera agatebe gusa mukangurikirana kandi mukanishe ya comment like ahantu hose kugira ngo mujya mureba ibiganiro byacu kugira ngo murebe amakuru ngewe Kazungu mbazanira na makuru rero niyemeje kujya mbaha amakuru atari ibihuha ndetse nkabagezeho n'ijambo ry'Imana murabizo ko ndi umukozi w'Imana ngunda gutanga ubuvuga butumwa ku YouTube atandukanye kuri ganje mama w'amahanga Bihe TV ahantu henshi hatandukanye mukunda kumbona murabizo yuko ngunda gutanga ibibwiriza kandi ndizera ko bikunda gufasha imitima yanyu rero mbabwira ngo amore y'Imana akomeze abane n'abanyarwanda waba uri hanze waba uri mu mujyi wa Kigali waba uri muri Kenya mu Burundi Tanzania Congo mu Bufaransa mu Bushinwa ahantu henshi hatandukanye aho uri hose amore y'Imana abane nawe babwira ngo ni muhumure Uwiteka ari kumwe namwe kandi Vestina ukomeze ushikame Imana izabana namwe murakoze Uwiteka abamugisha Imana ikomeze kurinde mu byukora byose Kazungu yego umugisha kubana nawe reka tugusezere
komeza ugenda tuzana andi makuru atariho ivumbi, amakuru ye ubu tuvugana komeze kugenda duhereza abacuti bacu guturuka hirya no hino, kandi turaca tubona bizogenda neza. Imana ikurinde, nawe ubutaha nakagaruka. Dukunda abagaruka nk'uko byifashe. Twari turi kuri Nganji Official n'umukunzi Official, njye mwari muri kumwe na Emmanuel Nganji, ndabasezerana. Bye bye.